nuko aho rero niho twari twihishe tuhari birangira mama wacu ariho baza kubica baje kubica rero ubwo nari kumwe n'abasaza banjye babiri nanjye tuba dutondesheje nyine umurongo ku cyobo bagiye gutemagura abantu tugiye kumva nyine mama aratubwira ati nimwigendere nimushake nyine ukuntu abwira musaza wanjye ko musaza wanjye ari we wari mukuru musaza wanjye yaramfashe ankura aho hantu ikintu nibuka twagiye tunibukiranya nyuma na musaza wanjye yagiye ambwira mama wanjye yari umukristo mama wanjye yari umukristo aho twasengeraga yari umukristo akijijwe icyo gihe rero mu gihe cyo bari ku murongo bagiye no kubica uwo murongo nawe wari urimo na musaza wanjye twese twari turimo n'abandi babyara bacu urumva kubera ukuntu abantu bari benshi bahungiye mu kiliziya cy'ikibagabaga n'ubu iyo kiliziya iriho abantu bari benshi cyane rero gupanga abo bantu kubashyira ku mirongo abantu bari benshi mbese interahamwe zabaga nazo ziraho impande n'impande bashaka kureba ubacika banavuga ati nimuze ku murongo kanaka arimo kanaka urumva interahamwe zabaga zifite liste yego abanyakimirongo abanyakibagabaga twese twabaga turi abantu bamwe noneho bazi abo bantu bashakisha noneho ikindi abo bantu bari buze abenshi bari umuryango yego imiryango kwa kundi imiryango iba yegeranye abantu bakera babaga begeranye nuko twese twari turimo ariko ni nka kwa kundi Imana umugambi w'Imana ntupfa umuhanzi ni wavuze ati suwejo twebwe nyine ubwo twebwe Imana yari ifite umugambi wo kuturokora nge na musaza wanjye nuko badutondesha uwo murongo turi kuri uwo murongo mama yariririmbiraga mama wanjye yaririmbiraga ati tugiye iwacu mu ijoro byanamviremo gukunda indirimbo cyane zo mu gitabo kuko mama wanjye yari umukristo mbese ari umunyamahoro mu mama ucishije make arihagarariraho nta nibyo kuvuga ngo aziruka ngo cyangwa tugiye iwacu mu ijoro nuko araguma aho ngaho nashidutse gusa ngewe musaza wanjye yamfashe turagenda tuva nyine ubwo Kimironko turagenda nyuma ngo tugeze ahantu rero bita Gaseke ujya Byumba za Gaseke numva kubera inzara kutarya umwana wamenyereye kurya usibye n'umwana wamenyereye kurya muri ibyo bihe abantu bose baranaryaga kumva rero wabuze ibiryo kwicwa n'inzara ibyo abantu batoraga ubwo bazanye imyumbati ngo ariyo turya ngewe bayimpa yari imyumbati ngo yitwa gitamisi ndapfa n'ubundi irica noneho kuyiha umuntu maze igihe atarya noneho w'umwana byari ibintu bikomeye ariko aho hose twagiye tuhabonera ukuboko kw'Imana narapfuye rero mfira muri iyo ngorofani ngo nyezamera nk'umuntu upfuye baribaza se abantu namenye umwana burya nibyo bavuga ati nuhemuka ntuzahemukira umwana ngewe na nyuma ya Jenoside nicyo kintu kimwe nibutse rumva nibutse twari mu rugo twari dufite umukozi w'umuhungu wadukoreraga aradutekera nawe yari yarijanditse hari muri ibyo bintu simbizi neza ariko twebwe aratugarura mu rugo aradutekera mbanze aradutekeye hari ibijumba twicaye turi kurya n'abandi bana tugiye tubona hari umugore twari duturanye arazaza mu rugo arangije ahita afata isahane yacu turi kurya ngo aba bana b'inzoka se ngo bararya iki afata bya biryo byacu arabimena icyo kintu mbese Jenoside yose nicyo kintu nibukaga niyo ngorofani afata bya biryo byacu ngo aba bana b'inzoka ngo bari kurya ngo bararya iki ibiryo arabimena atwara iplato twariragaho bya bindi bwo by'abantu bo gusahura aragenda kabone ko yanavuze uwo mukozi yavuze ko ashobora kuba agiye kuduhamagariza abandi bantu urumva ngewe nakuze ndi muri uwo muryango n'ubundi wa gikristo mama wanjye ari umukristo mama wanjye apfa aririmba avuga ati tugiye iwacu mu ijoro ngira umubabaro umuntu wese mu buzima abakunda mama we uba wumva wahorana umubyeyi w'umumama kugira mama ubundi barakubwira abashuti banye bajyaga bansereza cyangwa ngo ubundi udafite nyoko ntuba ufite ubuzima niko bajyaga bavuga twicaye nk'ahantu twasohotse n'abashuti twamara turi gusangira bakumva nka mama aramahunga gusa ngo tugiye guteka ubugari wowe tugukorera iki bakahita bansereza ngo sha Sylvie ngo ubuse ngo ninde uri buguhamagare ngo iyo udafite nyoko bakajya bimbwira ati nurongorwa uzabona nyoko umumaro nkababwira nyine nka gutyo noneho urumva gukubaho mama ntamufite ntamubona ugeze muri cya gihe cyo kuba uri umwana w'umukobwa umukeneye cyane ariko ntumubone ataranarwaye ngo apfe yego noneho rero warumbaje ngo niziye mbaraga kubabarira cyangwa nimba narababarira urugendo rwo kubabarira ikintu rero cyabinteye narebye ukuntu mama wanjye ari umukristo mabashare uretse tugena na kuri pare ya Jenoside uziko hari umuntu ucika mu rusengero akaruzinukwa kubera kubura urukundo yego
Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe kandi mukomere. Kuri iyi nshuro ya 30 turi kwibuka Abatutsi bazize Jenoside. Insanganyamatsiko igira iti twibuke twiyubaka. Insanganyamatsiko yitwa twibuke twiyubaka. Maze iminsi nyitekerezaho cyane. Ni insanganyamatsiko nziza, ni insanganyamatsiko irimo urukundo, ni insanganyamatsiko irimo kubaka, ni insanganyamatsiko irimo amahoro, ni insanganyamatsiko y'ihumure ku banyarwanda bose. Kwibuka twiyubaka. Ejo muri no gutekereza naravuze abantu bayihisemo, wagira ngo bari bashoje amasengesho y'iminsi 7 babaza Imana bati mbese ni yihe nsanganyamatsiko yazajya igaruka twakita iki gikorwa ku bantu b'abanyarwanda bahuye n'akagana makuba. Kuko ubona ko ni ijambo ririmo imbaraga z'Imana, ni ijambo ririmo umwuka wera, ni ijambo riryoshye kuribwira abanyarwanda banyuze mu byo nk'ibyo twanyuzemo. Kwibuka twiyubaka. Rero mbanje kubakomeza no kubabwira ngo ni muhumure, Imana yacu irahari ku bwanyu. Iyo mwabanye mu myaka yatambutse tukaba tugeze mu myaka 30 na n'ubu iracyahari, izakomeza kubana n'u Rwanda n'abanyarwanda kandi izakomeza gukomeza imitima yacu. Muri uyu mwanya rero ntago turi twenyine kuri Mama CHARLENE, turi kumwe n'umutumirwa wacu. Muraho neza. Amahoro y'Imana be kuri wowe. Na twese amen. Hanyuma turakwishimiye cyane kandi turakwakiriye kuri Mama CHARLENE. Murakoze cyane. Nifuzaga yuko wibwira abantu abakunzi ba Mama CHARLENE, nibwo bwa mbere bakubonye. Gusa turakwishimiye kandi tuguhaye ikaze isesuye. Wicara ugubwe neza. Hanyuma bibwire kugira ngo bumve uwo tubanye nawe uyu munsi. Murakoze cyane. Nitwa Umutoni wa Sylvie, niyo mazina yanjye cyangwa Mama Ozi. Yego. Uri mama w'abana bangahe? Mfite umwana umwe. Yego. Imana ishimwe. Yego. Uyu mwanya rero twamuhamagaye kugira ngo aduhe mu ncamake bimwe mu buhamya bwe, kuko ijambo ryitwa kwibuka twiyubaka ntago ryapfuye kuza, ni iry'abanyarwanda benshi by'umwihariko nawe. Ndashaka utunyuriremo amwe mu makuru y'ubuhamya bwawe, wenda utwibwire urugendo wagize muri Jenoside, hanyuma uragenda tunyuramo mu ncamake wenda. Yego. Murakoze cyane. Ndabashimira. Urugendo rwanjye Jenoside yatangiye ndi umwana mutoya, ariko twari dufite umuryango nk'abandi bose uko famiye ziba zubakitse. Nari mfite papa wanjye, nari mfite mama wanjye, mfite n'abandi bavandimwe banjye. Ubwo rero Jenoside yaratangiye, turahunga twari dutuye Kimironko. Mu rugo iwacu ni Kimironko. Abantu ba Kimironko ubwo bamwe na bamwe baratuzi, ariko iwacu ni Kimironko. Ubwo rero niho Jenoside yabaye, ariho dutuye. Imaze kuba twarahunze duhungira Kimironko ahantu ku rusengero rwa DPR. Ngewe nari umwana, ndabyibuka papa wanjye yagendaga nteruye. Papa yabaga anteruye ngewe afite na radio. Yego. Kugira ngo abe ari kumva amakuru. Ikintu rero nibuka tugiye guhunga turi kwitegura, hari ikanzu abana babaguriraga kera, mbanza n'ubu hari ize kibaho mu minsi ishize yazari zikiriho, bitaga papa rankunda. Nari mfite agakanzu k'umweru. Tugiye kugenda rero, iyo kanzu ndibuka habaye intambara ikomeye nyine yanjye, ntashaka gukuramo iyo kanzu. Bakavuga ati mama ati nakuremo ikanzu kuko ntitwakwihishanya umweru uragaragara cyane. Ndanga nanjye bishoka ariko yari ikiri nshyashya. Ndanga ndavuga nti kanzu ntago nayikuramo. Papa ageze aravuga ati ni mumundekere umwana, ni mumureke. Banyambika ku gakanzu turagenda. Papa agenda nyina nteruye, turagenda tujya Kimironko. Aho hantu twari turi tuhaguma iminsi tuhihishe. Bagiye banahicira abantu bamwe na bamwe bakaza bakabatwara. Ubwo ndibuka ahantu twari turi ngiye na papa, tugiye twumva numva baravuze umuntu w'umuturanyi nyine ko bamwishe. Umupapa w'umuturanyi, hari umupapa yitwaga niyo mubisha. Uwo mupapa nyine baravuga ko nagiye nyuma menya ko ari we, ariko icyo gihe niwe muntu bishe aho hantu. Barazaga nyine bagafata abantu. Ubwo nashidutse rero nyuma twatandukanye na papa.
papa we twaje gutandukana kuko nyine turi mu bantu nyine twarahigwaga, papa bamushakisha, mama babashakisha, kuko impamvu y'aho hantu kuba ababyeyi banjye ariho bavukiye, yego tutaravuye kure, twari abantu nyine bazwi. Noneho papa afite abavandimwe be bagiye mu nkotanyi. Icyo rero cyari ikintu nanone kiyongera ku kintu gituma dushakishwa cyane, no kuba yari afite n'abavandimwe bashiki be biga, nyine ari umuryango twavuga ko utagize icyo ubaye. Nuko turagenda tuza gutandukana, ubwo papa twaratandukanye, nashidutse mama turi kumwe. Mama turi kumwe rero twageze ahantu Kibagabaga, urumva byose ni mu bice bya Kimironko, Kibagabaga ku Kiliziya. Aho muri ibyo bice bya Kibagabaga n'ubundi niho famiye yacu, urumva abantu ba kera baga bameze nk'abantu batuye ku murongo. Aho Kimironko twari duturanye famiye, tukambuka tukagera Kibagabaga. Kibagabaga rero hari famiye ya mama, niho bari batuye, abavandimwe be, babyara be, abantu bose. Kuko nka musaza wanjye we yarigaga, Jenoside yabaye yiga, niwe yajyaga umbwira ukuntu ngo kera nyine bavaga nko kwishura ahantu yigaga primaire nk'Ikibagabaga, bataha baca mu mihana yose muri famiye, aho ujya hose bafata umwana ngwino urye, mbese ukandi ugera mu rugo utagikeneye nko kurya. Nuko aho rero niho twari twihishe tuhari, birangira mama wacu ariho baza kubica. Baje kubica rero, ubwo nari ndi kumwe n'abasaza banjye babiri, nanjye tuba dutondesheje nyine umurongo ku cyobo, bagiye gutemagura abantu. Tugiye kumva nyine mama aratubwira ati nimwigendere, nimushake nyine ukuntu, abwira musaza wanjye ko musaza wanjye ari we wari mukuru. Musaza wanjye yaramfashe ankura aho hantu. Ikintu nibuka, twagiye tunibukiranya nyuma na musaza wanjye yagiye ambwira, mama wanjye yari umukristo. Mama wanjye yari umukristo, aho twasengeraga yari umukristo akijijwe. Icyo gihe rero mu gihe cyo bari ku murongo bagiye no kubica. Uwo murongo nawe wari urimo na musaza wawe? Na musaza wanjye twese twari turiho, n'abandi babyara bacu. Urumva kubera ukuntu abantu bari benshi bahungiye mu Kiliziya Kibagabaga, n'ubu iyo Kiliziya iriho, abantu bari benshi cyane. Rero gupanga abo bantu kubashyira ku mirongo, abantu bari benshi, mbese interahamwe zabaga nazo ziraho impande n'impande, bashaka kureba ubacika, banavuga ati nimuze ku murongo kanaka arimo kanaka. Urumva interahamwe zabaga zifite liste, Abanyakimironko, Abanyakibagabaga, twese twabaga turi abantu bamwe. Noneho bazi abo bantu bashakisha. Noneho ikindi abo bantu bari buze abenshi bari umuryango. Imiryango kwa kundi imiryango iba yegeranye, abantu bakera babaga begeranye. Nuko twese twari turimo, ariko ni nka kwa kundi Imana, umugambi w'Imana. Umuhanzi niwe wavuze ati suwejo, twebwe nyine ubwo twebwe Imana yari ifite umugambi wo kuturokora njye na musaza wanjye. Nuko badutondesha uwo murongo, turi kuri uwo murongo, mama yariririmbiraga. Mama yaririmbiraga ati tugiye iwacu mu ijoro. Byanamviremo gukunda indirimbo cyane zo mu gitabo, kuko mama wanjye yari umukristo, mbese ari umunyamahoro, mu mama ucishije make, arihagarariraho, nta nibyo kuvuga ngo aziruka ngo cyangwa agiye tugiye iwacu mu ijoro. Nuko araguma aho ngaho, nashidutse gusa ngewe musaza wanjye yamfashe, turahava. Ubwo dusiga n'imiborogo, nta muntu watwirukankanye, aho ngaho nyine twavuyemo kwa kundi Imana irokorera abantu, turagenda. Ubwo rero mu kugenda twaje gutandukana na musaza wanjye, nawe sinzi ukuntu twaje gutandukana, mva biriya bihe byari ibihe bigoye, ukuntu washidukaga umuntu mutakiri kumwe. Turatandukana musaza wanjye, tumaze gutandukana nza gushiduka ndi kumwe n'abandi bantu. Hari umumama yari inshuti ya mama wanjye cyane, yari inshuti ye, nabo kandi barahigwaga, ariko ambonye aravuga ati uyu muntu ukuntu twabanye sinasiga uyu mwana, mbese nimpfa. Ubwo urumva kuko bumvaga ko iwacu byarangiye, bitewe na quartier yacu ko abantu benshi bari bashize. Aravuga ati rero nimpfa nzapfe, abana banjye nibapfa bazapfane, icyo nzarya nicyo nzarya. Kuko nari umwana, ntago nari nshoboye no kugenda, nari umwana utabasha gukora urugendo runini ngo ngere hariya, nari muto. Bankoreye ikintu gikomeye, barafashe bafata ingorofani bayisasamo imyenda, kuko ndakanabona nta hantu nzagera, mbese nabarushye cyangwa atakara mu nzira, nicyo girira cyo kugenda. Arangije baramfata, ngiye bansasira mu ngorofani, bandyamishamo. Kubera ko dufite ukuntu abantu biwacu ibyo byari mu gihe wenda cyo guhunga cya rusange. Murumva tuvuye aho za Kimironko, dutangiye kugenda dushaka inzira zo kugenda kugira ngo tuve aho hantu. Urumva abantu bagendaga bihishe,
yego we rero ahita avuga afata icyemezo aravuga ati uko bimeze kose kandi nawe yarafite abana bato uko biri kose nindokoka abana nibarokoka cyangwa nidupfa sinabona uyu mwana asigaye ngo mureke nuko yankize mu ngorofani aratangira nanjye baranjyana turagenda tuva nyine ubwo Kimironko turagenda nyuma ngo tugeze ahantu rero bita Gaseke ujya Byumba za Gaseke numva kubera inzara kutarya umwana wamenyereye kurya usibye n'umwana wamenyereye kurya muri ibyo bihe abantu bose baranarya kumva rero wabuze ibiryo kwicwa n'inzara ibyo abantu batoraga ubwo bazanye imyumbati ngo ariyo turya ngewe bayimpa yari imyumbati ngo yitwa gitamisi ndapfa n'ubundi irica noneho kuyiha umuntu maze igihe atarya noneho w'umwana byari ibintu bikomeye ariko aho hose twagiye tuhabonera ukuboko kw'Imana narapfuye rero mfira muri iyo ngorofani ngo nyezamera nk'umuntu upfuye baribaza se nitugira Imana uwo mumama yarambwiye ko yari yampawe nawe n'undi mupasiteri urumva uwo mumama n'umupasiteri basengaragara mama wanjye umupasiteri aramfata ameze nyine nk'umundindisha aravuga ati fata uyu mwana aramfata aravuga ati se ningira amahirwe yo guhura na pasiteri nzamubwira iki uyu mwana nzavuga ko namusize ngo bambaza se ni igiki kikwishe ubaye iki ndakana karaho mu ngorofani ngo ni igitamisi aho ngaho mperaho mashimira Imana kuba niyo myumbati itaranyishe kuba ntarapfuye ngo mfira aho ngaho bansige urugendo rukomeze urugendo rero rwaje gukomeza tuva aho ngaho Gaseke turagenda ndakibere mu ngorofani baracyancunga niko mu mama ahetse umwana mutoya n'ubundi nanjye uryamye mu ngorofani turagenda ariko bangeze Ibyumba bangeze Ibyumba ngeze Ibyumba niho naje kugirira amahirwe papa wanjye nawe ubwo aho yagiye yihisha aho yagiye anyura mu nzira zose nawe ubwo yari yararokotse ubwo ni mu binkotanyi zari zaratangiye kugenda zifata ahantu hamwe hatangiye kuboneka amahoro papa rero yabaga za Kayonza ngo hari ibintu acururiza inkotanyi azaje mbanza yaraje nko kurangura Ibyumba aje rero baramubwira ati hari akana kawe karokotse hari akana kawe kari hano nuko nabonye papa ubuzima butangira kugenda bugaruka ubu harya wambwiye ngo mwari abana bangahe icyo gihe twari abana 3 yego ubu wasigaranye nande ubwo nasigaranye n'uwo musaza wanjye uwo ngo undi yapfanye na mama aho ngaho ngiye na musaza wanjye mukuru nitwe twabashije kuva aho ngaho yego papa wawe we ubu ngubu arahari papa wanjye nawe arahari hanyuma se urugendo urumva hari ibintu wanyuzemo waba waramenya bakwiciye umubyeyi wawe mama wawe cyangwa bari abantu nk'abo bicana gutyo nyine ntago ngiye nabashije kubamenya gusa abantu namenye umwana burya nibyo bavuga ati nuhemuka ntuzahemukira umwana ngewe na nyuma ya Jenoside nicyo kintu kimwe nibutse rumva nibutse twari mu rugo twari dufite umukozi w'umuhungu wadukoreraga aradutekera nawe yari yarijanditse hari muri ibyo bintu simbizi neza ariko twebwe aratugarura mu rugo aradutekera mbanze aradutekeye hari ibijumba twicaye turi kurya n'abandi bana tugiye tubona hari umugore twari duturanye arazaza mu rugo arangije ahita afata isahane yacu turi kurya ngo aba bana b'inzoka se ngo bararya iki afata bya biryo byacu arabimena icyo kintu mbese Jenoside yose nicyo kintu nibukaga niyo ngorofani afata bya biryo byacu ngo aba bana b'inzoka ngo bari kurya ngo bararya iki ibiryo arabimena atwara iplato twariragaho bya bindi ubwo by'abantu bo gusahura aragenda kabone ko yanavuze uwo mukozi yavuze ko ashobora kuba agiye kuduhamagariza abandi bantu nyine twita aho niho twahereye dutatana numva cyari cyagiye cya Jenoside n'ubundi kakaye ariko tubonye aravuga ati aba bana muri urugo twabanye neza ese aba bana bari imbaho ibiryo aratujyana atwarura ibyo byo dutangiye kubirya uwaraza ahita abimena ari umugore w'umuturanyi nyuma rero niwe muntu nibutse kuko hari umukecuru ari nyirasenge wa papa we yari yarageza 5 9 abi Burundi araza ahinga ibintu amakaroti ahinga ibitunguru ibintu byinshi mu rugo rwe hanyuma rero nk'umukecuru abo bantu yarazi ko bari barabanye kera we urumva iviri Burundi yaramubwiye tuze kujya mu rugo ugende ufate ibitunguru ufate na karoti n'amapwavuro yarahinze ibintu byinshi uwo mumama nibwo nongeye kumubona ndamwibuka ndamubwira uje gukora iki umva nari nyine n'umwana mutoya ni wowe uje gukora iki hano uje gukora iki uribuka ukuntu twari turi kurya ukakutumenera ibiryo
umumama yigira gutya ngo ya ngo nukuri uyu mwana ngo arambeshyera ngo ntago ari ngiye ngo ubuse ngo yarambonye aragenda ajya kubibwira mukecuru acu mukecuru araza nawe wavuze uti ntukoraho narambwira ati hoya nyine narabimwibukije ndambwira ni iki kiguteye kuza hano uribuka urumva nta muntu wari uzi ko iryo jambo ndize nta muntu wari uzi ko icyo kintu nagifashe mukecuru avuga ati umumama nyine yemeza uwo mukecuru ko nabeshyaga ariko kubw'amahirwe musaza wanjye yari mukuru cyane afite ubwenge yarigaga araza arambwira ati rwose niko byagenze ahubwo ndatunguwe kuba uyu muntu no kuba uyu mwana icyo kintu yaragifashe kuko yari yashize igihe urumva nta muntu abivuze ariko naramubonye nibuka ko muri icyo gihe nawe yatumenesheje yego ahantu rero nari nshatse kwinjira nashakaga kukubaza urugendo rw'imbabazi muri wowe warutangiye gute kuko urumva uko biri kose waduhaye ubuhamya wihuta hari ibyo wavuze hari n'ibyasigaye kandi watubwiye kuri mama utubwira kuri papa utubwira ku bavandimwe ndabizi neza ko ufite umuryango mugari ubwo nabo winjiye mu byabo ni birebire urugendo rwo kumva muri wowe wenda reka mpera ahangaha ngo ubu ngubu wumva warabohotse warababariye ese urugendo rwo kubabarira nimba warababariye byanyuze mu zihe nzira cyangwa se nimba wenda wumva imbabazi zitaraza mbese ndagira ngo umbwireho gato aho ngaho ntabwo byoroshye ariko ngewe imbabazi zaraje kandi ziza hashize n'igihe kinini kuko ndibuka ngewe nagiye nacyagiye abantu bari bagifite ibikomere mu mutima bakireba ese ufite inshuti iriya nshuti niyihe ese wowe kuki ugendana na mama Charlene ngewe icyo gihe abantu bose narabakiraga nkagendana nabo nkagira ba bantu rero b'abavandimwe cyangwa mu muryango bakomeretse nkagira abantu bakomeretse nimba umuntu afite abantu bamutaye muri toilette bakaza bamubaza ati se tuguha amazi umukecuru akaza akabaza ngo amazi yamubwira ngo nguha amazi akabajyaho hejuru ya toilette akabanyarira urumva uwo muntu biragoye ko akira hagashira iminsi 2 inzara ikica abana yarabarundabunuze muri toilette akaza ati se mbaye ibiryo bakavuga ati wenda uyu muntu noneho yahindutse atuzaniye ibiryo bajya kona akabazanira imyanda ikomeye uwo muntu kukubonana n'undi muntu biba bigoye aravuga ati se wowe uri muzima wowe umeze uti bakambaza wowe bari abantu mubana mute bari abantu bashaka miki ariko ikintu cyambashishije hanini urumva ngewe nakuze ndi muri uwo muryango n'ubundi wa Gikristo mama wanjye ari umukristo mama wanjye apfa aririmba avuga ati tugiye iwacu mu ijuru ngira umubabaro umuntu wese mu buzima abakunda mama we uba wumva wahorana umubyeyi w'umumama kugira mama ubundi barakubwira abashuti banye bajyaga bansereza cyangwa ngo ubundi udafite nyoko ntuba ufite ubuzima niko bajyaga bavuga twicaye nk'ahantu twasotse n'abashuti twamara turi gusangira bakumva nka mama aramahunga ngo ngo tugiye guteka ubugari wowe tugukorera iki bakahita bansereza ngo sha Sylvie ngo ubuse ngo ninde uri buguhamagare ngo iyo udafite nyoko bakajya bimbwira ati nurongorwa uzabona nyoko umumaro nkababwira nyine nka gutyo noneho urumva gukubaho mama ntamufite ntamubona ugeze muri cya gihe cyo kuba uri umwana w'umukobwa umukeneye cyane ariko ntumubone oya ataranarwaye ngo apfe noneho rero warumbaje ngo niziye mbaraga kubabarira cyangwa nimba narababarira urugendo rwo kubabarira ikintu rero cyabinteye narebeye ukuntu mama wanjye ari umukristo mama wanjye nimba apfuye avuga ngo tugiye iwacu mu ijuru nkabanzi ko umuntu ufite inzangano mu mutima we nkabanzi ko umuntu utababarira nkabanzi ko umuntu ufite inzika nta hantu azajya ubwo afite gihe no mari kujyamo nkuko nge nizera byamfashije rero nko kuvuga ngo ni ibintu bibiri byamfashije kuba mvuga ngo ndashaka nanjye kuzagira iherezo ryiza nk'irya mama kuba ndi umukristo nkabanzi ngo nzabana na Yesu ambabarire amanagure amarira imibabaro yose nagize mama Charlene ni wowe wabivuze hari ibintu umuntu atavuga hari ubuhamya udashobora kuvuga bitewe n'amateka cyangwa n'ibindi wakwangiza ibyo rero kuko tuzi ko Yesu ari ubizi hari aho ugera ukarira ukavuga ati Yesu we ariko urabibona yego yamarira yandi ngo yo mwibanga Yesu we aba yazi noneho nkavuga nti kuko Yesu we abizi kuko Yesu nifuza kuzabana nawe biransaba kugira ibyo ndekura biransaba ko hari umwambaro nta kwambara icyo ni ikintu cya mbere kuba nizera Yesu kuba nizera ko ndi umukristo iherezo ryanjye nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima icyo nicyo kintu cya mbere cyamfashije icya kabiri rero nishyize mu mwanya wabo abo bantu bahemutse ndavuga ko nari umwana muto banterura
bandyamisha mu ngorofani ntabasha kugenda, ese nk'aba bana n'urugero abo mu kigero cyanjye ndamwanga, hari uruhare yabigizemo. Nicyo kintu ngewe n'abashuti banjye za nshuti bawita ngo inkoramutima, ni inshuti zifite amateka akomeye. Nk'umwana wisanze agasanga papa we yarishe agasanga umumama nawe n'umututsi kazi biraho nawe afite amateka ashinjwa, bikanarengera wenda n'ababyeyi be bombi bari muri gereza, ariko nkamukunda ngewe nta kindi kintu ndeberaho, tugakundana ari muri ibyo bihe, kandi nkamukunda urukundo rukomeye, rwa rundi rukomeye rwa Dawidi na Yonatani. Nkari umukunda nkumva ni inshuti yanjye, nkumva ntacyo mukinze. Kubera iki mama Charlene? Ndavuga ngo se yaba ni ngewe nisanze ko nari umwana papa wanjye nanjye yarishe. Hari n'abatutsi bishe bahindutse bakavuga ati reka tufatanye nabo kugira ngo turamuke, n'urugero. Ese ngewe nanjye iyo nsanga ababyeyi banjye barijanditse muri ibi bintu, ibyo ni ibintu bibiri rero byanyambitse imbaraga, bima gukomera, bima no kubana n'abantu bose, ngewe nagendeye muri izo kondisiyo zose. Imana iguha umugisha mama. Urakoze cyane. Hanyuma ikindi nashakaga kukubaza, ni uruhe ruhari abakristo bakwiye kugira muri ibi bihe byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi? Ikibazo cyiza cyane, urakoze. Uruhare rw'abakristo dukwiriye kugira muri iki gihe cya Jenoside, twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, ni kwa kwera imbuto nziza. Kwa kundi nimba umuntu, hari abantu dusengana, hari abantu muturanye bataranagira n'uwo mugisha. Mama Charlene, uziko hari umuntu uza mu nzu y'Imana akuruwe n'imbuto, akuruwe n'ineza, akuruwe n'uko kuntu wamwitayeho. Nagiye kuba umusiramu kubera iyo mpamvu, urukundo rwabo n'imirimo yabo. Abantu bose abasiramu tubaziho ko hari abantu bagira imirimo. Nibyo nkubwira rero, iyo uzi ko kuba umukristo urugero rwiza wahaba abantu, imbuto zawe muri ibi bihe ni ukubatega amatwi, kubaha umwanya, muha umwanya, muganirize, kumwumva, mwakira uko ari. Nimba kubwira ati ngiye reka abo bantu simbyumva, nabwo atabahutu barakunda, ati ngiye singira izo nshuti kuko afite icyo abivugiye. Ibintu byose ni urugendo, gukira ni urugendo, kandi aravuga ngo ujya gukira indwara arayirata. Mugendane nawe rero, wimutererana ngo ngiye mu ijuru, ngo aba bantu ngo ibyo byaha by'amoko ngo ntago mbirimo, ugasanga uracira abantu urubanza, umuntu uramwanze ngo nuko akira. Kandi nawe bakugize we niko wamera cyane. Rero nk'umukristo icyo mbona uruhare rwacu muri iki gihe, twakira abantu, mwakira uko ari, musange, mugereho. Ubu hari abantu baba bari mu buriri barwaye, ibi bihe birwaza, akumva bimeze nka bya bintu. Mumenye uti muri ibi bihameza urebe ko akomeye, umusure, umuganirize. Nimba ufite abantu, hari abantu bafite impano z'amagambo meza y'ihumure, abantu bafite guhumuriza abantu, mufate umuhuze n'abo bantu, ubwire umuntu atari kuzaze dusure uyu muntu. Ibyo bintu rero mbona birafasha kandi birakomeza. Kandi abantu benshi baba bakeneye abantu baruhukiraho. Hari umuntu ukubwa ngo nta muntu udakenera urutugu aririraho uko ari kose. Uba ufite umuntu wawe ugenda ukabwira ati noneho biranze, biranze. Abo bantu rero barahari, tubasange, ugenda umubwira uti mbwira ndahari, ndakumva. Ugenda ufite akanya umwiteho, azaruhuka umutima. Hanyuma Imana ni guha umugisha, ukomeje kutubwira amagambo meza. Watubwiye ijambo ryiza rikomeye, wavuze ngo mbese ninanga uriya mwana ufite papa we na mama we bakoze Jenoside, ko yabyisanzemo atazi uko byagenze, najya kumwanga muhora iki, nkishyira mu kimbo cye. Ubundi abantu amakosa dukora hanini ni ugufata ibintu tukabyegeka ku muntu, tujye twishyira mu kimbo cy'abantu. Nimba umuntu ubona muri ibi bihe byo kwibuka kubabarira yongeye kugaruka kubabarira ntabishobore, wivuga ngo umuntu koko umukirisitu ntababarira, uwakugira we noneho ibintu wari gukora ntago mbizi. Hanyuma twishyire mu kimbo cya bagenzi bacu muri ibi bihe tugezemo. Ahubwo ndashaka kukubwira nkaho igihe tugezemo wenda muri rusange, umunyarwanda uwo ari we wese, by'umwihariko umukristo, ni irihe somo yaraguye gukura muri Jenoside yakorewe Abatutsi? Kare nahoze mvuga nti nta muntu utazi Jenoside, kuko ni Jenoside yabaye. Hanyuma n'umuntu wari uri mu nda yayimenyeyemo, n'uruhinja rwavutse uwo munsi
rwahise ruyimenya kuko yari ifite imbaraga, yari ifite ubukana, byari ibintu biteye ubwoba. Hanyuma nashakaga kukubaza iki ngiki, ni irihe somo dukwiye gukuramo nk'abanyarwanda muri rusange cyangwa nk'abakristo? Isomo twakuramo rivuga ngo ntibizongere kubaho, ni iki kintu koko twakora abanyarwanda ko by'umwihariko abakristo? Abakristo rero ikintu tugomba isomo tugomba gukora cyangwa icyo twakora, ikintu ni kwimika urukundo. Amena. Twimakaze urukundo mu muco. Mabashare uretse tugena na kuri pare ya Jenoside, uziko hari umuntu ucika mu rusengero akaruzinukwa kubera kubura urukundo. Yego. Ukumva arakubwira ati ntago nzasubira mu rusengero kubera bari abantu ntibandeba. Ngewe nzi umuntu mu rusengero rwacu yigeze kuvuga ngo ntago ngo ngiye nzagaruka ngo kose ngo batansura. Abantu batabona batita ku muntu, umuntu abura ntihabona umuntu umukurikirana. Ati barano umeze n'ubundi nka nyamwigendaho. Urumva yaje abantu nkuko turi muri iyi myaka 30 abantu, ariko hari abafite imitima ikiri mibisi batarakira, bakeneye abantu babakira, bakeneye abantu babakunda, bakeneye abantu bababwira neza, bababwira neza. Umubwira umuntu uti humura, nimba umuntu adafite abavandimwe, ariko ushobora kumubera umuvandimwe. Yego. Ushobora kumubera umubyeyi, nimba ari umwana w'umukobwa uri mutoya akeneye inama, ashaka ko umumama umeze nka Mubasharene. Ejo ndi nanavuze ngo utabereye umuntu ukuboko ushobora kumubera n'intoki. Suko se utabereye umuntu ikirenge wamubera amano. Utabereye umuntu umunwa wamubera amenyo. Ntiwabura ikintu ubera umuntu ukamubera ikintu, nanjye nkamubera ikintu, n'undi kamubera ikintu. Umuntu burya ni hahanda ahita yuzura akaba umuntu cyane rwose. Niyo mpamvu rero muri ibi bihe ikintu twakuramo urukundo rukuyemo ibintu byinshi. Kunda abantu, uva muri ibyo bintu by'amatiku byo kwangana bya munyangire. Mabashare uziko hari umuntu wanga umuntu agashaka ko nawe umwanga. Yego. Akavuga ngo uriya muntu usengura mushaka. Ngo Mabashare ngo nabonye ugendana n'uriya muntu. Nguriya muntu nguramuzi. Nguriya muntu uzi kavukireye urayishaka wiki. Kavukire irakureba wiki. We wakiriye uwo muntu, mwakire kandi ukwari. Yego. Mwakirane amateka ye. Yakuganije. Kandi ikindi si ngombwa kwirirwa wibutsa umuntu amateka ye, kuko yaje ayazi, yagusanze kugira ngo arayazi kukurusha. Rero ibintu byo kwibutsa umuntu wanyuze muri ibi, wanyuze hoya, mwakire ukwari. Mbese mu buzima bwose icyo nabonye twakuramo ni urukundo. Twimitse urukundo, nta nzangano zabaho. Twimitse urukundo, nta bindi bintu byaza byakongera kugarura ibyabaye, usibye ko bitazongera no kubaho. Ntibizongere. Imana ni guha umugisha nkuko nagiriwe ubuntu nkaganira nawe. Hari ibintu bimaze iminsi bimbabaza, noneho nabitekereje kuva ku cyumweru cyuna mu gitangira. Narebye wenda nawe ufite harya ya channel yawe yitwa Mubwire TV. Afite channel yitwa Mubwire TV, kandi ni channel iri mu rukundo rwishipe. Ubundi ntago bavuga urukundo utarugira. Ko kubwira abantu bagihumeka babwire ko ari beza, mubwire ko yaba umuntu w'ingenzi, kuko ijambo ryiza ni murumuna w'Imana. Umaze iminsi, umaze igihe, nimba waranayikoze vuba cano ko biri kose wagiye ukurikirana n'izindi muri rusange. Ibi bintu uvuze by'urukundo, ibintu uvuze byitwa urukundo, icyo kintu uvuze ngewe naragitekereje nshaka no kugiteguraho ikigisho nzajya ngenda ntambutsa ko abantu babura urukundo. Ukurikije imikorere irimo hano muri izi mbuga nkoranyambaga ngo abantu n'abakozi b'Imana, ukabibona ukuntu bimeze, icyo kintu cyitwa urukundo. Iyo ukurikije iyi mikorere iriho, ukabona ukuntu nta rukundo ruhari, kuko sindi buvuge ngo rurahari, nta ruhari. Urabona ibi bintu bidashobora kuba imwe kimwe mu bintu bishobora kuzana amacakubiri cyangwa urwango rukomeye hagati y'abantu n'abandi. Yego. Urakoze cyane Mubasharene, ikibazo cyiza. Ngewe nanjye mbibonye mbona ari intwaro Satani yazanye. Ni intwaro Satani yazanye arwanisha mu rwego rwo kuzana nyine urwangano
urwangano hagati y'umuntu n'undi, kuko uriya n'umwuka wa Satani, kuko impano z'Imana n'urukundo yego ubugwaneza. Rero kuba umuntu yazana kuvuga undi cyangwa kumunaniza ku nyine ibintu by'inzangano, kwangisha umuntu abandi, mbifata ko ari umwuka mubi wa Satani. Ikintu cya mbere mbibonamo, hari abantu barushya imitima, hari abantu bari mu bihugu Mama Charlene batabona ijambo ry'Imana, batabona ubutumwa bwiza. Igihe rero abonye iyo telefone aravuga ati reka nihute njye kureba abakozi b'Imana, yego njye kumva ijambo ry'Imana, reka numve icyo Kristo ari kuvuga. Kuko wenda yavuye mu Rwanda ajya mu bihugu za Oman cyangwa ibindi bihugu, hari ibihugu ngo bitaragiramo ubutumwa bwiza. Gwe rero kuko yavuye ahantu abwumva, cyangwa umwuka w'Imana akamugenderera, akaza avuga ati reka mbonye akanya, reka nihengeke mbone ubutumwa bwiza, nazi agasanga njye na Mama Charlene turahanganye, kandi yarambonye mu itorero runaka, Mama Charlene ari umuvuga butumwa, icyo gihe azabwumva. Hoya ni wa mwuka mubi rero wa Satani. Uyu ni umwuka mubi, ni umwuka kandi Satani niwe ari gukoresha mu rwego rw'iki, abantu banga abantu b'Imana, abantu banga ubutumwa bwiza, abantu bangane, abantu umuntu avuga ngo reka ngo by'abakozi b'Imana. Maze iminsi ahantu mba ndi mu kazi, hari igihe nganira n'abantu kuko nzi umumaro wo guterana, guterana kwera na Bibiliya irabivuga. Uko mva umuntu amaje se uteranira ngo reka ngo genderanira ngo bari abantu banyuze ngo sinirirwa mbabona ngo ahangaha ngo seho birirwa ngo batwitse. Uri kumva umuntu akakubwira ngo ngiye ngo reka ngo nteranira iwanjye mu rugo. Ayowe nabwo ati hoya, ntago bose ariko bameze. Shaka ahantu ho guteranira. Ugasanga rero n'ibyo bintu ari uwo mwuka wo kwangana, kwangisha abantu agahangane. Umuntu nkawe yaje gutanga ubutumwa bwiza, nawe aje yisobanura, yivugaho, kandi sicyo cyagakwiye kutuzana. Ugasanga rero ibi bintu ni umwuka wa Satani, ndetse uri inyuma yo kugira ngo abantu bo kubona agakiza. Mama Charlene, uziko ari abantu bakizwa kubera ubutumwa bwiza bwo kuri telefone. Ndabazi benshi cyane, uziko ari abantu bakira imitima. Nk'urugero ngiye abantu benshi nzi, abashuti banyu mfite, ndi mu bantu bagerageza kugira inshuti nyinshi. Abantu benshi no kuri channel bangu yagati Mama Charlene, uriya mu mama ibintu yanyuzemo, ni iki cyamuteye twumva ubuhamya bwe, uzamuganirize atubwire ni iki cyamuteye gukomera. Ese yabimenye gute? Yabimenye hano. Nimba rero Satani azanye agahondesha ko gukuhondesha, akakuzana tuzi ngo nka Mama Charlene n'umukozi w'Imana, agahagurutsa undi muntu, akaza ati Mama Charlene nibi, nawe ukazaza wisobanura. Icyo gihe nta butumwa bwiza buri gutambuka. Ni intwaro mbi rero ya Satani. Ahubwo abantu nibabimenye, ijambo ry'Imana riravuga ngo nimurwanye Satani nawe azabahunga. Nibave mu byo barimo bamurwanye, n'urwo rwango nihangana bizashira. Yego. Imana ni guha umugisha. Wenda turi no mu masaha yo gusoza. Impamvu kuganira nawe byanyoroheye nuko aha hantu niho ukorera, nawe ufite channel, hanyuma hari byinshi ugenda ukurikirana. Wenda muri uyu mwanya turasangira amagambo. Maze iminsi ndeba nkurikirana ubuhamya bw'abantu batandukanye muri ibi bihe byo kwibuka. Nahise mvuga ngo koko birashoboka ko umunyarwanda wabonye nk'ibyo nabonye, cyangwa wabonye ibiruta ibyo nabonye, wumvise nk'ibyo numvise, cyangwa akumva ibiruta ibyo numvise, gutinyuka akifuza ko umunyarwanda mugenzi we atirira hasi. Noneho mbihuza n'ibiba hano, mpita mbona ukuntu abantu bafite umwuka uturuka kwa Satani kuzimu wo kwicisha abandi indimi zabo. Ego noneho nkahita ndeba ngo aba bantu bavuga gutya, aba bantu batagira urukundo muri iki gihugu cyanyuzemo umwijima ungana gutya, aho umuntu ashobora gutekereza kumva ko kumarira umunyarwanda yarize hagomba kuzaho ayandi. Nkavuga ngo aba bantu bajya bakurikirana nibura buri mwaka mu kwa kane, bakurikirana ubuhamya bw'ibintu byabaye mu Rwanda. Ese waba ufite ibitekerezo, ufite n'ubumuntu, ukareba imibabaro abantu banyuzemo iteye ubwoba. Ntago mbizi nimba hari n'ahandi byabaye. Nakuvuga ngo buri mwaka numva ibintu ntigeze numva. Umuntu akazifuza kongera gukomeretsa umutima wa mugenzi we. Nahise ntegura icyigisho mu mutima wanjye, ngenda ntunga agatoki n'amacano amwe. Hari abantu bafite amacano y'abagome, ni ukuri pe. Umureba aho yicaye,
ukabona ubugome buri mu maso, buri ku munwa no mu bwanwa no mu mafavuro, ukabona ubugome bwagize gute bwagezemo. Nkumva nababwira ngo muri ibi bihe byo bw'icyunamo kwibuka banyemerere bakurikirana ubuhamya, nimba bo batarabibonye bakurikirana ubuhamya bw'ibyabaye muri uru Rwanda. Niba bubona bakabwitegereza, nta muntu n'umwe nyuma y'iki cyunamo yuko kwibuka abatutsi bazize Jenoside, nta muntu n'umwe uzongera gukure inkuru yo gukubita, kujombagura ibyuma imitima y'abantu. Navuze ni buretse icyunamo kirangire, iriya minsi 100 ishire, ndebe ko bene wacu batongera bakagira gute, bakagenda gufata amagambo. Noneho abantu ndifuza ko inkota zisha abantu barazijugunya, kuko ubu nta naho wayitungira. Ariko inkota ziri mu mitima za nyirabunyagwa muri guhondesha abantu, mubahondagura. Uwo uri guhonda ntago uzi ubuhiri bwamuhonze. Umuntu uri guhondera kuri kamera, umuhondera mu mateka yanyuzemo, burya hari ayuzi ntayo utamenye. Ndumva nabwira abantu bari kuri iyi mihanda, namwe nimwubaka igihugu n'ukuri. Nimumbabarire mwubaka igihugu. Gitifu yarubatse, polisi irubaka, abasirikare barubaka igihugu. Hari abantu bacitse ingingo, hari abantu bambuwe ubuzima. Tujya kwibuka buri mwaka intwari. Namwe nimushyireho umusada, ndabinginze, kuri iyi nshuro ya 30 twibuka abatutsi bazize Jenoside. Ubwo inkota zajugunywe zikaba zitagitunzwe, mu nyemerere n'inkota z'izo ndimi zanyu. Izo nkota ziri mu mitima, inkota z'ubugome, inkota zidafite ubumuntu, mu nyemerere tuzijugunye. Nibura mu wundi mwaka tuzabone hari n'ikintu, dutanga umusada. Dutanga umusada w'ihumure, dutanga umusada w'urukundo, dutanga umusada wo gusurana, dutanga umusada wo gukora ibyiza, twomora ibikomere by'abakomeretse, tubwira abantu ko hari ubundi buzima, tubwira abantu Yesu. Icyo kora ni wumva byo ntabyo ushoboye, kuko n'ubundi mubivuga kuko nta bindi mwishoboreye, uzanahagarike cano yawe. Ariko bitabaye ibyo, nkubwije ukuri, ndumva umunyarwanda ahava akagera, by'umwihariko umuntu warokotse Jenoside, numva umubabaro wabo ugize gute uhagije. Hanyuma ndifuza ko nimba hari ijambo rindi wumva riri ku mutima wawe watubwira kugira ngo dusoze tuguhaye umwanya. Murakoze cyane. Ngiye ijambo nababwira, ibyo ukora byose ujye wibuka uko wahamagawe. Uko wahamagawe. Nimba uri umukozi w'Imana, nimba uri umuntu ukijijwe, era imbuto. Yego. Ijambo ry'Imana niryo ritubwira ngo turi umunyu w'isi. Ngo ese ngo umunyu nukayuka. Mama Share kuvuga ngo uri umunyu w'isi, reka nkubwire, ujye ukora stock, ukagura ibintu byose, ukagura umuceri, ukagura akawunga, ukagura ibirayi, ukagura ibitoki. Ibyo bintu byose biguze. Ushaka kugura umunyu biguhenze bigatwara n'ibihumbi 300. Ariko umunyu ushaka kugura 250. Ukazahisha ibyo bintu byose. Iyo ububuze ibyo bintu ni wabirya. Ibyo bintu biba bibishye. Nimba ijambo ry'Imana rero rivuze ngo turi umunyu w'isi, ni ukugira ngo turyohere abantu. Turyohera abantu. Nimba wumva kwambara umwenda wo kuvuga ngo uri umukozi w'Imana, utakibikeneye, bitewe naho ugeze, bitewe n'igihe urimo, wiyambure. Aho gutukisha izina ry'Imana, aho kugira ngo abantu bacike intege, bange kuguma n'abari inyuma bashaka kuza batubwira ati turi bamwe. Ati se twe turajya turi bamwe. Ati babandi si bo basubiranyemo. Ati noneho usanga inkuru zose ari bo bazizi. Ati noneho hahiye kanaka na kanaka. Ati dore amabanga yabo si abakozi b'Imana. Aho kugira ngo rero dutukishe izina ry'Imana, ujya ku mugaragaro aho wirirwa ukorera ibyo bintu, wiyambura umwenda, uvuga ati manitse ikiganza, guhera ubu sinyira umushumba. Yego. Ngewe ubu nta torero mbarizwamo, ntago umushumba wanjye ari uyu. Kuko ikibabaje usanga abantu banabivuga, abanza no kuvuga ati ngewe umushumba wanjye nika. Ngo umubyeyi wanjye wo mu mwuka ni kanaka. Ni ukuri nimba wumva bita, ariko icyiza nkuko Mama Charlene yarabivuze, umwaka utaha tuzabona impinduka. Abantu barababaye, dukeneye kubwira abantu ibyiza. Ni ukuri. Wakuzi ko abantu batavuga ibyiza wapfa kandi akabibona. Mashari njye mbwira abantu ati ntaragushyize kuri stati yanjye, uri muzima, ntarakwifurije isabukuru nziza,
ntaraje gusura ngo mbwire ngo mama Charlene warakoze ntaraguhaye ururabyo ntaraguhaye impano ntago uzapfa cyangwa ngo mpfe ngo njye kurira ngo namukundaga ngo yangire neza ngo posting ngo ubivuge yarapfuye umuzi ukuntu twahuye ngo naramukundaga ngo amikiganiro bwa mbere sinigeze mfata akanya ngo nze nkure ngo nkubwire ngo mama Charlene warakoze ariko ugiye umuntu atakiriho nibwo tubonye ibyo kuvuga nimureke twimika urukundo nimureke twige kuvuga ibyiza by'abantu utera umuntu imbaraga ukomeza umuntu nkubwira ati hari icyizere umubwira ati va mu bibi umubere ibinini umubere urukingo umubere urushinge umubere ibitaro arwariramo umubere ubuturo umubere ahaturiza ureke akuririreho akubwire byose ubu abantu baranabipfana burya kuvuga biraruhura umuntu akagira ibintu ati nimba ivuga baranta hanze abantu babone uwo baririraho babone naho baririra nicyo ngiye nababwira kandi buri munsi ntago tuzi igihe Yesu azazira kandi Yesu nimba atinze n'urupfu rurahari ese nk'ubwo uvuye aho ngaho ngo uvuye gutwika cyangwa no mu bindi no mu zindi ngeso mbi zose no mu bindi byaha iherezo ryawe rikaba uhavuye kuri kamera uhavuye iherezo rikaza kuhashumika ukahita ubuzima bukarangira nukurikeka twite ku iherezo ryacu kuruta ibindi byose nicyo nabwira abantu urakoze turagushimiye ariko mbere yuko soza ndashaka gushimira umwami Imana n'umwami mureke mbabwire ndashimira umwami Imana kandi ndashimira umwami ndashimira umwami Imana wururutse mu gihugu cy'u Rwanda agatanga amata n'amatara akubaka imitima yari yarahindutse uburere yari hari ukuntu umutima n'inyama yoroha no mu buryo busanzwe ku bantu bayibona n'inyama yoroha ukabona umutima barawumenaguye ariko Yesu yaza akongera akawomora Imana ifite uruhare runini ndetse rukomeye mu kubaka imitima y'abanyarwanda muri iyi myaka 30 hanyuma Imana iri mu ijuru aha twicaye turayishimye n'abandi banyarwanda tubiziranyeho babandi batawe muri Nyabarongo bakavamo barokotse ingona bamwe batawe mu matuwarete inyo zatangiye kubinjira ahari umwenge hose nyakubahwa Imana akabakuramo bakagira ubuzima bakabaho bamara no kubaho bakabeshaho abandi turashimira Imana yomoye imitima y'abanyarwanda ikatwubakira igihugu muri iyi myaka 30 ikubaka amateka akomeye ku Rwanda tukaba dufite umutuzo n'umutekano n'ukuri ndashimira umwami Imana ndashimira umwami Imana ibintu yakoze nta wundi wari gukora bira bintu ngo bikunde ariko turashimira n'umwami turashimira n'umwami turashimira n'umwami kuko njya mbwira abantu ngo imbunda na Bibiliya n'abagabo bakoze akazi muri iki gihugu kugira ngo mu myaka 30 tumaze Jenoside yakorewe Abatutsi irangiye abantu babe bagisabana sibyo umuhutu n'umututsi basangira bakorana mu kazi bayo umwe ayobora undi kandi akamwumvira yego bajya mu kagari umurenge ari umwe akarere kamwe ubwene gihugu nationalite yacu imwe mbese ku buryo uhura n'umuntu ntumubonemo ikindi n'ukuri ibi bintu imbunda na Bibiliya byaragakoze umwami Imana n'umwami nabo kubahwa kandi n'ukuri Imana y'amahoro nihabwe icyubahiro hanyuma ikindi turashimira umwami kubera ko yaduhaye izina nimvuga umwami umwumve nimvuga umwami Imana ubashe kubatandukanya turashimira umwami waduhaye izina ry'umugisha dufite izina ry'umugisha muri iki abanyarwanda twahawe izina ry'umugisha mvuga nuko twitwa abanyarwanda mureke mbabwire hari amazina yatangiwe ikuzimu
ndumva ashaka guhumeka nkaruhuka. Hari amazina yatangiwe ikuzimu, amazina ngo umuhutu, amazina ngo umututsi, amazina ngo umutwa. Ari amazina ajya kuza, ni inama yari yabereye pfiriye ikuzimu. Ariko mu ijuru barabyitegereza, mu ijuru bajya batabara uko bwije nuko bukeye. Badutabaye baradutabara, nabo bakora indi nama, baravuga ngo hoya muri abanyarwanda duhindurirwa izina, twitwa izina ryiza ry'umugisha, izina utambukana Imana yanari kureberamo ntibabare. Turi abanyarwanda. Irindi zina ryiza rikomeye nuko turi abakirisitu. Hanyuma ndasoza mbabwira ngo nukuri iyabanye natwe nano biracyahari. Nikomeze idukomereze amaboko, ikomeze ishyigikire igihugu cyacu cy'u Rwanda, ikomeze igitiza imbaraga, ikomeze ibaha ubwenge. Bafite ubwenge n'amagambo meza wumva ukumva uraryohewe. Amagambo yitwa kwibuka twiyubaka ni amagambo meza, amagambo yo kuvuga ngo hoya ntago hakira abahutu n'abatutsi n'abatwa, ahubwo turi abanyarwanda. Abanyarwanda amagambo meza avuga ngo umunyarwanda numubona ujye ubona umugenzi wawe nk'umunyarwanda. Hanyuma ibyiza Imana yaduhaye ikoresheje umwami, nimuze tubisigasire, ntihakabeho umuhutu, ntihakabeho umututsi, hoya ntihakabeho umutwe, twibera abanyarwanda. Hanyuma ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda ubwawe, ubwo utifuza gutakazirira ngo rigere hasi. Ntukifuze mugenzi wawe arira, uwo mukorana, uwo muturanye, uwo mubana mu gipangu, uwo muhuriye muri kwasteri, uwo mubana mu rusengero, uwo mubana muri korari. Ntukarebe igihagararo, ntukarebe ubugari, ntukareba aho yaturutse, ntukamurebere mu mateka, ujye umubona nk'umunyarwanda. Turashimira Imana. Mwami wacu Yesu, imitima yacu yongeye kukwibuka. Twibutse kugira neza kwawe, kwarinze mwene data twicaranye hano kuri kamera. Ariko ntago wamurinze wenyine, wamurindanye nanjye, wamurindanye n'abandi, wamurindanye n'abari, warinze u Rwanda, urinda igihugu, urinda abanyarwanda. Ufata ikanzu abadayimoni bari bambitse abanyarwanda, urangije urayitatamura, urayishwanyaguza, utudodera umwambaro mwiza, umwambaro twambara tukaberwa, umwambaro w'uko turi abanyarwanda. Ni izina ukunda wishimira, kuko ubu bwene gihugu ni we wabuduhaye. Imana ihabwa icyubahiro. Uro kubahwa muri iki gihugu, uro kubahwa mu mahanga, uro kubahwa mu batuye isi. Nongeye guterura igihugu cyacu kijye mu biganza byawe. Ushyigikire iyi ngoma, ushyigikire abayobozi, ushyigikire umuto n'umukuru, ukomeze kubaka amateka mu gihugu. Amina. Hanyuma Uwiteka, imipaka y'igihugu uhashyire marayika urambuye ibiganza, uduhe kuryama twizigure, uduhe andi mateka y'umugisha. Uko umwaka ushize, uko imyaka ihita, dukomeze kwishimira igihugu waduhayeho gakondo. Ubwami bwawe rero nibukomeze kogera. Abantu turabasengeye, imitima ibabaye nonaha nihabwe ihumure. Imana nibahumurize, Imana nibabane. Ugenda usanga bamwe bari mu icuraburindi ry'agahinda, batewe na sekibi. Uganiriza imitima yabo, uganiriza ubuzima bwabo, ubabe hafi Papa, ubabere umwambaro bakwambare, kugira ngo imbeho batewe n'imibabaro ishire. Ubabere agashyuhe, ubabere agasusuruko, ubabere akabando k'iminsi, ubabere aho begamira. Amina. Ukomeze buri wese mu ruhande rwe, ukomeze kudufasha muri iyi minsi ndetse no mu myaka yose isigaye. Icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane.